Nyuma y'umunsi muremure umugore yikoza hirya yikoza hino yibaza akisubiza. Ari mu gikoni cya wenyine, umugabo arakomanze arinjiye ati karibu sheri, nyuma yo kuva ku kazi utashya amahoro? Undi ati yego. Umugore ati ngufitiye surprise sheri. Ati ye surprise? Ati hinga nyikwereke ngufitiye. Umugore yikoza hirya aje ateruye keke nziza cyane yari yakoreye umugabo we, ngo bigeza umugabo aravuga ati wankoreye keke? Agira ngo ni ukwishimira keke yamukoreye, naho buryo umugabo yarakaye yababaye arabishya atera induru aratongana cyane ati ibi ntago mbyumva. Ahita yikoza hirya yikoza hino. Umugabo ararakara arabishya ati unkoreye keke n'ibintu nkora muri inzu byonyine byose birenze aka niko kantu nkoreye. Yari yayisuzuguye yuko yamukoreye keke atariyo yatekerezaga bitewe n'igiciro cy'ibintu byinshi akora mu nzu. Ati ntinganze nkuzanire liste y'ibintu ngukorere liste y'ibintu ngukorere nkora muri iyi nzu, mu bigaragara ntabwo ibintu nkora biha agaciro. Umugore yaraguye mu kantu aracomererwa. Umugabo amaze gufata urupapuro n'ikaramu atangiye ku kintu cya mbere, aranditse ati fata ubwishyu bw'inzu, nicyo kintu cya mbere ntangiriraho, nijye uyishyura amadolari 800. Utekereza ko hari undi muntu uturuka hirya akawe uyishyura? None uraho ngaho uri kuvuga ngo ujye wankoreye keke. Aratangira ati dore ibyo kurya, jya kureba muri frigo, ibintu byose biruzuye, urarya ugahaga ukaryama, none wowe urimo kumbwira ngo keke? Ati umuriro se ninde uwishyura? Hari ubwo muba mu mwijima? Ati reba amamashini amesa n'imyenda dukoresha, amasabune, byose bijyanye no guklininga ninjye ubigura. Ese ni ibiki ubona ntakora muri iyi nzu? Ati ubwishingizi bw'ubuzima ni njyewe ubwishyura, life insurance. Ese koko ni ibiki? Ibyo ni ibiki uba wikoza koko? Ujya uba muzima mu mutwe koko? Henga ngiyi noneho komeza ube no kurira aho ngaho, ngiyi na tishu wihanagure mu maso. Yamuha agatambara ngo ndetse nako ndanakishyura kukagura ntago ari ngombwa kuba nagashakisha. Afata agatambara ati fata ndetse ube wihanagura mu maso ngo uri kurira. Komeje kwitonganya, indura y'umunwa, arikoza hirya ikubita ku gikuta ikoza ku kindi, ariko umugore naramureba ati noneho reka none nanjye mbikwereke. Nawe abafashe urupapuro. Urupapuro n'ikaramu bimugeze mu ntoki. Umugore ahita atangira ati iyo nzu uvuga wishyura ninjye ugufatira umwanya nkayisasa nkayitunganya nkayikorera isuku. Ese ibyo bintu urabyishyura? Ibyo byose ni ubuntu, ntago njya nkwishyuza. Ati ibyo byo kurya uvuga wujuje frigo kubera uhaha, ese ibyo ngibyo byo urya uza ukitekera? Ibyo mbikora ku buntu, ntago nkwishyuza. Ati noneho reba, iyo uvuga ngo imashini zimesa ngo imyenda ngo ni wowe uhaha, imyenda nayo gashiraho ngaho wayiguze, ese ni wowe uyimesera? Ninjye uyimesa, ntago nkwishyuza. Ati noneho reba, ibyo witwa ngo ni life insurance yawe, ubwishingizi, kwivuza n'ibindi byose, iyo warwaye ninde ukwitaho iyo uri mu bitaro? Ese njya nkwishyuza amafaranga yo kuba narakubayeho ku bitaro? Mu by'ukuri ibi bintu urimo kumbwira nta nubwo ndi no kubyumva neza. Yaragiye ararira abivuga rero
abivuga amarira arenga amanuka. Ibyo byose ari kubyandika ku rupapuro. Umugabo amwitegereza mu maso. Akimara kubyumva asanga nawe ibyo avuga byose burya ntawe udafite umusanzu mu byo bakora mu nzu. Nuko aratangira amubwira ati, ese wari uzi n'ikindi burya? Nanjye nsanze koko mu by'ukuri nibeshye, nta musanzu udatanga nawe. Uwo ntanga nubwo ariwo ngaragaza, burya nawe ufite byinshi ugaragaza utanga, ukora witanga mu by'ukuri utizigama. Umbabarire kuba nagukosereje, nkavuga ko ibyo ukora byose nta gaciro, kandi burya koko nsanze ukora byinshi, utanga 50% nanjye ku yindi kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Umugore ateye intambwe. Yego, urara uhagaze cyangwa se wirirwa uhagaze, uririrwa uzenguruka, uri ku kazi cyangwa se urimo mu bucuruzi. Hari benshi basigaye mu rugo cyangwa se hari umwe wasigaye mu rugo. Uko wasize inzu siko uzayisanga, uzasanga hari byinshi yatunganyije. Niwe bireba, abana niwe bareba, bariye se cyangwa bakarabye. Mu by'ukuri ibyo byose ni imirimo bakoze, utabasha kubonera igiciro cyabyo ngo bishyure. Mu by'ukuri tujye twubaha abasigara mu rugo, nabo n'ab'agaciro gakomeye. Nta byo kwifata ngo ninjye ukora njyenyine, kandi nabo bahari, ibyo batanga ni umusanzu ukomeye cyane. Yego, ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri Brave Lion TV. Iyi ni daily episode izagica kuri Brave Lion TV. Ndagushimira wowe wakoze subscribe, wowe ukora share, uri agaciro gakomeye. Subscribe yawe nawe ni inkingi ya mwamba ikomeye cyane. Mu by'ukuri tuzatubana kuri YouTube channel. Ndagushimira wowe mbikuye ku mutima. Imana ijye ibongera amaboko. Murakoze cyane.